kabisa kuri uyu munsi ngufitiye umutumirwa ushobora kuza kumenya ngo ninde. Ewa ni ibintu biraryoshye ko uyu munsi ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere ewa kabisa 2020 nakuzaniye umutumirwa mushya. Ewa ni bomba. Ni hatari vuga non stop. Ewa kabisa n'umutumirwa umeze neza. Umutumirwa wacu yitwa MC Magru. MC Magru ngo bimeze bitariko. Fresh kabisa. Ndakubona kabisa wabizindukiye. Ewa witabiriye kuri Kanjogera TV show. Wagira icyo usangiza abakunzi bawe? Yego. Nkuko bivuze je nitwa MC Magru. Ariko yo ntago ari amazina yanjye. Ngiye kubera ko busanzwe ndi MC mu bukwe n'ahandi hatandukanye hagiye hahuza abantu benshi. Noneho ngiye buriya nkunda Imana cyane, ntacyo nakora ntabanje kwishyira mu maboko y'Imana. Ubu ngiye kubanza nsenga hanyuma tuganire nasenze. Ngugere ku rugero rwiza maye ngo ruko mutandukanya n'isi. Wabaye ute? Isi tuyikirizwamo tukayitambukamo dukijijwe, amina. Umucyo ugahinduka tugakizwa. Haleluya. Bagakora primus dukijijwe, hakaza mitsingi graye petit dukijijwe, hakaza icyo bita Guinness twongera tugakizwa, hakaduka score tugakizwa, haza turbo tukuzuzwa. Sike amina. Ubwo boga bwose bwa Heineken buvuka budusanga ino kai ntabwo tugwa. Dukizwa bambaye birebire bakagenda bazamura gake gake tumunya dukizwa, bakazahenura bakamaraho tukabona bwo tugakizwa. Mvase ni nicyo mwijoro bazaduhembera. Amina. Nkuko dukirizwa aho ibyaha biba. Mumenye ko ariyo mpamvu ngo turuta agaciro abamarayika. Mwabyumvise ngiyo impamvu turusha agaciro iki abamarayika, nuko dukirizwa inaha. Haleluya. Gukirizwa inaha tukabihagaramo data twese, tukabihagararamo neza. Tugakizwa nta radio, hakaza tone disc. Yego, hakaza ndombora ya soro, hakaza sinyora nakupenda sinyora, hakaza malaika nakupenda malaika, hakaza kabutindi yose n'izindi zose n'izababana z'urukundo nkubita cyangwa nduma ntera imijyariko kandi tukagumya tugakizwa. Oh haleluya. Ubwo kabisa maze kushyira abantu muri muntu. MC Magru. Yola. MC Magru ni muntu ki mu buzima busanzwe? Twumva ngo uri umukomediye, ngo uri umu MC, ngo uri umubyinnyi. Ese ibyo bintu byose ubifatanya ute? Yes. Ngewe buriya rero ngewe nkora ibintu byose. Ewa ndabyina, nkora comedy, ndemusinga, niyo bikunze ndana DJmo muri makeya. Urumva rwose ibintu bari fresh. None ariko icyo nkunda cyane nkunda gukora comedy. Ati gute rero? Comedy ewana imbamo muri je nkumva kabisa ndishimye. Noneho ikindi nakongera rwose mbanze nifuriza abantu umwaka mushya muhire. Uyu mwaka kabisa, uyu mwaka ni mwiza uraryoshye kabisa ewana. Nifuriza n'abantu isabukuru nziza, abantu bayigira ku ya mbere kwa mbere. Nubwo twaje kugira ikibazo tugasanga abantu ahantu bakora keke zose bazimaze. Zose bari bazimaze kubera ko abantu bari benshi bavutse ku itariki ya mbere y'ukwa mbere. Ubwo ngubwo uwabonye ko yariyerangije. Wewe wakoresheje keke? Ngewe buriya nzabereka keke nakoresheje, ariko nariyerangije nk'umuntu kandi mpatambukana umucyo. Nzakwereka video rwose, keke irahari, buje irahari, nk'umusirimu. MC Magru. Yes. MC Magru. Ese ibintu byo kwemusinga, ibintu byo gutangira kubyina, ibintu byo gukina comedy wabitangiye ryari, wabyinjiye mute? Kariyeri yanjye rero nayitangiriye i Rwamagana mu 2018. Ndakeka n'8. Noneho nza kwagura imbibi ngera za Kigali yo ngiyo hari abantu tuziranye. Abawitonze gusimbuka gato cyane. Yes. Kariyeri yawe tangira i Rwamagana. Nayitangiriye Ese waragiye uhitubyituramo cyangwa hari umuntu waba warakwinjije muri ibyo bintu? Okay, ndashimira umuntu bita DJ Zoom waje akamfata mbonye ahantu narinda akavuga tufite impano, ngwino nkwereke ukuntu iyo mpano yawe byaza umusaruro. Dutangira dukorera mu tubari, tukajya mu makwe, kubera ko ngewe nzigwe musinga, nzi kuganira, nzi kuvugira inka, ihene, inkoko, n'abantu bampaye nabavugira byose. Ngewe bundi ndi number 1.
urumva ko hari umuntu wakwinjije muri ibyo bikorwa byose. yes. Ubusanzwe wakoraga iki mbere yuko ujya kwinjira muri ibyo bintu byose by'amakomedi, kubyina n'ibiki byose? njyewe ubundi mbere hose njye namye nkora muri Airtel Rwanda the smartphone network, ni kampani icuruza itumanaho. yes, na n'ubu rwose uracyabona ndi Tera Story nyine. Tera Story ngira ngo uri kubibona, ni ukuvuga no stop, ukavuga ewana ku mafaranga make, ukavuga kabisa ugahamagara abantu bose. Ibintu n'uburyohe, n'ubu ndacyarimo rwose. N'ubu uracyarimo? N'ubu ndacyarimo. MC Maguru, yes. mu buzima bwawe ubayeho nuko umeze, hari ikibazo kimwe cy'ingenzi dushaka kukubaza. Waba ufite umugore? Ikibazo cy'umugore rwose nta mugore ngira. Mu minsi ishize nari ndi siribateri, ariko ubu navuyemo ndi siribasaza. Ni ukuvuga ngo ntabwo nkiri siribateri, tubyumvikaneho. Nta n'umugore ngira, ubu nsigaye ndi siribasaza. Siribasaza? Kubera ko siribateri nabuvuyemo, ubu ndi siribasaza. Birumvikana. Maguru, waba ufite imyaka ingahe y'amavuko? Njyewe ubundi mfite imyaka ku itariki ya mbere nari nujuje imyaka 30, kuri 31 nari nujuje imyaka 31. ubwo guhera ku itariki ya mbere ninjira mu 32. urumva ko 31 bavuye muri siribateri, usigaye uri siribasaza. Siribasaza? yes. Ese Maguru, yes. Ndumva uri siribateri ariko ushobora kuba uri na single? Njyewe ndi single. Mu kanya ndatanga akanimero, umuntu wese wumva atandwaza umutima akandike. Atakurwaza umutima? Wese uramutse umurwaje? Njyewe mfite ukuntu nawe umuvura njyewe, ariko nta nubwo nawe umurwaza. Ariko Maguru, ariko se hari ibintu byinshi wagiye, hari ibikorwa byinshi wagiye ukorera Rwamagana, hari ibikorwa byinshi wagiye ukorera muri za Kigali hafi za Nyamirambo, nk'ahantu waba warakoreye ukumva haragushimishije, cyangwa se umuntu mwaba mwarakoranye ukumva urishimye, ni hehe, ni uwuhe muntu? Aha, urakoze cyane. Buriya i Rwamagana niho hantu nakoreye numva ndishimye, kariyeri yanjye niho yazamukiye. Nkorera ahantu bita kwa Vedasta, narabyinaga nisanga hari mu rugo musinga kabisa, nkumva ndishimye. Niho navuga ko impano yanjye yaturutse naho ngaho. Ese ninde muntu mwaba mwarakoranye waba yaragushimishije kurusha abandi? ni ukuvuga ngo muri kariyeri ya muzika. Muri kariyeri ya muzika umuntu witwa DJ Zoom, nibyo ndimo byose nibyo maze kugeraho mu bijyanye n'umuziki. Ndamushimira, yambaye hafi, anyereka buri kimwe ukuntu umuntu ashobora kubyaza umusaruro impano. MC Maguru, yes, ndakumva. turagushimira ko witabiriye kuza kuri Kanjogera TV show. Yego. Ariko hari umutumirwa wese ugeze hano, yego, hari ikintu kimwe ahitamo mu bintu bibiri tuba twamuhaye agomba gusubiza cyangwa se gukora. yes. Bivuga ngo ikibazo kiragira kiti, urahitamo kuvuga cyangwa se uhitemo gukora. Ubwo icyo uhisemo, nimba ari kuvuga uvugisha ukuri, niba ari gukora ukora ukuri. Ikibazo kiragira kiti, uhisemo iki muri ibyo bibiri? Ni ugukora cyangwa ni ukuvuga? Njyewe ikintu mpisemo ni ukuvuga, kubera ko iyo mvuze mba ndi mu gukora. Maguru, yes. hari amanota 9. yes. Ariko ibibazo ni 3. Ibibazo ni 3. Wahisemo kuvuga? Kuvuga rwose. Kujya mu ijuru birasaba yuko umuntu agomba kuba afite amanota 9 ku 9. Ikibazo cya mbere gifite amanota 3. Icya kabiri kikagira 3. Icya gatatu kikagira 3. Urumva urasabwa kubyuzuza byose kabisa. Ikibazo cya mbere kiragira kiti, yes. uramutse utaranyweye itabi, ubaye utaranyweye itabi cyangwa se waranyweye itabi, urumva ufite amanota angahe? Ndamutse ntaranyweye itabi naba mfite amanota 3. 3. yes. Ni ukuvuga ngo utaranywa inzoga, wanyweye inzoga cyangwa urazi, urumva ufite amanota angahe? Inzoga zarananiye. Mu byo kunywa inzoga uba ufite amanota angahe? Mu byo kunywa inzoga naba mfite 0. Ikindi aricyo cya nyuma gihatse ibindi byose. Yego. Ubaye utarasambana na amanota 3, wowe urumva ufite amanota angahe?
mbaye ntarasambana ni amanota 3 wowe ufite amanota angahe? nigeze kubikoraho kera urumva kereka Imana igeze gutya ikanyuzaho akanyafu ikambabarira ariko narabikoze. Urumva rero ku manota 9 ugizemo amanota 3 tayari ubwo usigaye mu isi. Ariko buri hari ikindi nakongeraho. Buriya njyewe ijuru ntabwo ndikunda. Aho kandi ibyo bije bite? Ndikunda pe. Impamvu ntarikunda nta yindi. Nta muntu urajya mu ijuru ndeba. Sibyo? Umuntu yagiye mu ijuru anyura hariya mu irimbi. Aca mu irimbi. Nyaboneka ndacyashaka kubaho nkibera Rwamagana nkibera Kigali nkakomeza nkabutari waho ukaryoshye ijuru zarijyamo nshaje rwose. MC Maguru twizimye mu magambo tuca muri byinshi bandukishijeho akantu k'agakomedi cyangwa se akantu gato cyane karishimisha abakunzi bawe. Akantu k'agakomedi buriya njyewe uko mbona ntigeze kwigurira igare sibyo nguze igare ndaryurira ndaritwara ndarinyonga ari iryanjye ngeze ahantu baravuga ati runaka uguze igare rya siporo ryawe. Iri gare ni iryanjye kwa ko nifite na fagitire. Ndavuga iri gare ntabwo ari irya siporo ni iryanjye. Aho ngeze bakambwira ngo iri gare ni irya siporo. Ndangije mfata ya fagitire naryishyuriyeho njya ku kagari. Ngeze ku kagari nereka gitifu nti abantu kuki bari kuvuga ko iri gare ari irya siporo kandi njyewe naryiguye mu mafaranga yanjye gitasi ari ngiye. Gitifu ukuntu yanshubije oya ntago mbizi. Yaravuze ati iri gare ni irya Darayeli. Ntibarivuye kuri siporo rigiye kuri Darayeli. Ubwo nditunze aho ngaho ari irya siporo cyangwa ari irya Darayeli. Ubwo ntago ntabwo nyine. Bafite fagitire uzarinya kanzamweka fagitire. Fagitire ndumva nanayifitemo hano ariko ntacyo. MC Maguru. Yes. Umwaka ushoje neza kabisa dore wambaye neza gakweto karimo karamena kamera umeze neza agakoti k'agasuti keza cyane ariko amaze iminsi numva ngo hari igitaramo wari urimo ku itariki ya mbere z'ukwa mbere. Icyo gitaramo dusangize muri kiko cyaba cyari kimeze ukuntu njye nashoje umwaka rero nawe ushoje neza kwa ko njyana nibereye mu rugo niryamiye njye kumva numva umwaka barawushoje ndavuga n'Imana ishimwe noneho kuwutangira kwa ko nibwo ngira isabukuru nyine urabyumva ibintu byacicikanaga avuga ati kwa ko urabizi ndi icyamamare avuga ati ese isabukuru nziza avuga nti merci kubera ko nzi ko niyo sabukuru njya ngira ariko ikintu cyaje kumbaza ni ikintu kimwe gato mana yanjye zaje kuba ikibazo ku buryo nagiye ahantu bazikorera nsanga abantu batanze komande mu wundi mwaka nsanga komande zose zarashize ndiyeranje mfata irindazi nshingamo buje ndangije ndazimya nkora anniversaire gutyo. Ubwo urumva natangiye umwaka niyeranje ukuntu ariko ndashima Imana ko nyihumeka umwuka bari. MC Maguru ndakumva kabisa. Turabona ku mupira wawe handitseho vuga non stop. Ese nawe uvuga non stop? Yes, ni ukuvuga ngo mu gatelefone kanje mba nifitiyemo ikintu bita tera story imara ukwezi kose. Ni ukuvuga ngo iyi tera story igura amafaranga 3,000 bakaguha iminota gura 3,500 sorry bakaguha iminota 3,000 ukavuga ugamagara n'undi murongo ewana nta guceceka. Niyo mpamvu ubona nambaye vuga no stop. Ni ukuvuga ngo uravuga mpaka ukwezi kugashira ukiyongeza ukagura indi kabisa ibintu n'uburyohe muri Airtel. MC Maguru. Yes. Hari ukuntu abandi basani cyangwa abandi bastari bakoresha imbuga nkoranyambaga. Wowe ku giti cyawe warangira he abakunzi bawe ahantu basanga ibikorwa byawe ku mbuga nkoranyambaga? Yego abakunzi badukurikiye kuri Kanjogera TV ndibutse gukora subscribe unakore share usangiza inshuti n'abavandimwe. Hanyuma ngiyewe ahantu wansanga nyirizina ni kuri Maguru TV kuri YouTube channel yanjye yitwa Maguru TV, kuri Instagram ni MC Maguru, kuri Twitter ni Maguru TV. Aho hose ushobora kuhasanga ibikorwa byanjye cyangwa se nanjye ukambona. Kwa ngiye kumbona ntabwo ari ibintu birenze kabisa. Wowe fungura YouTube channel wandika Maguru TV hanyuma urahita ubona ibikorwa byanjye, indirimbo nagiye mbyina mfite impano nyinshi uzazisangaho.
Maguru MC Maguru yes kari akagaruka ubutaha tuzagutumira noneho utunyurizeho zimwe mu mbyino zawe yes utwereke buryo ki ukora yes nkubwira ni ciao ciao MC Maguru nkubwira ngo yari MC Maguru kuri Kanjogera TV show nkubwira ngo kora subscribe like ndetse na comment usangize inshuti zawe